Shushu, I love you so much. Kugira ngo nabikubwire noneho kugira ngo nabyumve neza. Nakwiriteyeho uyu munsi risho. Akagasuzuguro ngiye ntabwo ngakunda. N'undi munsi ngiye nusajye kuntumira ngo. Uyu yakwisikoroze. Ngiye mbabarira akiri ino meta. Yewe umuntu ushaka guterera impeta uyu mukobwa, ushaka kumuterera ivi. Bambaye umaso wakintu. Kumbaza iki? Nese ibyo bintu bishyizeho ni. Wowe ucuruza inje gusa urabona wamumari kuyu nguyu. Mbabwire, umva yina mbabwire. Wenda. Je ntabwo nkunda ibintu by'abatubuzi. Urumva? Reka nkubwire. Uzongera kumamagara na nimero ya abasore barabakera. Ese ubwo urumva uyu mukobwa urabona yakwemera umeze gutyo? Ariko bite byawe? Ndi orandi gikoko se. Nese kunyiciye ikiganiro mani. Wakintu by'ibiganiro bikumbaza nibi. Nese kuri muranyiciye ikiganiro. Nese reka nkubwire. Cyakese cyarasase. Urakeka ko uyu mukobwa tutaziranye se? Nese niba muziranye waretse nkikomereza ikiganiro. Umva rata nikomereza ikiganiro. None ikintu nagira ngo nkubaze ugitangira gukundana bwa mbere. Umva mani muri kibyo bintu. Kumukuza hizo njaba kura iyo kamera. Umva rata mukobwa. Nagira ngo nkubaze mugitangira umuntu wa mbere ukwambuye ubusugi. Muri kwanga kuyambara kubera ko inongegera iri kuzigusakuriza akiri impeta. Ndagira ngo nkubaze umuntu wa mbere wakwambuye ubusugi. Wamvire mu kiganiro wambwebwe. Vira mu kiganiro kayusi. Ninda mukamaguru tirakamera ndayimena. Wabuze ni wanyu uri kuza undata hiyo nzobe. Rega nje ntago ngewe ndi umuzungu wa. Nisemani uyu mutipe yavira. Tugenda wakinwe byihorere. Nje uyu nguyu. Uyu mukobwa se muziranye he? Uburenganzira. Gute? Uburenganzira. Utambona gutya mwana nguri kunsebya ngo sige ngo nkunda abakobwa. Nese abwo nageze mbanga ngewe. Iyi mpeta ubaze amafaranga igura. Iyi mpeta igura amadolari 200. Aya. Amadolari 200. Sikwemeze. Kubahanira karabo. Ku buryo wazo unyicira ikiganiro muvangamo gutya. Va hano ahubwo ugende. Kandi ngewe ibi bikoresho ari ibyanjye. Ganga genda. Kubita wanjye gera we. Genda. We. Wasata kaguru. Bakintu. Niko hanga wakintu. Umbabare reka nkubwi. Basi mu mama horo ngewe. Nese mani ni wowe uzanye umukobwa kandi niwe nako niwe za iki gitinganya. Mbabwiye niba uri umunyamakuru niba uri umutubuzi. Uyu mukobwa ni ndi umuzanya hanga. Niko uyu ni umukobwa reka. Ngewe urumva ngiye intego mfite intego nyine ziri mfite intego mfite ejo hazaza mfite aho nifuza kugera rero udafite abantu ntacyo wageraho sibyo nkeneye inama zanyu buriya umuntu akugira inama aruta wa muntu urwaye amafaranga sibyo kambwira se nkora iki nce hehe nabigenza gutya izo nama ndazikeneye nanjye ninteye n'imbere ntabwo nzi abakoze isoni. Cyo nakwifuriza ni kugira amahirwe. Ngenge ngo ndakubwira abantu ijambo rikomeye benshi batabasha gutekereza. Iyi si nyine turiho nka passage turayinyuraho tu. Buri muntu abaho rimwe imyaka umaze ubura satira igihe cyo kuvaho. Uri kumva? Ntago tuzi igihe tuzavira ku isi. Ariko icyo ngira ngo mbwire n'abantu ayo mafaranga ufite ibyo wagezeho fatanya n'abandi kugira ngo nabo bagire icyo bageraho. Nukora nk'umuntu utazapfa icyo gihe bizaba bigaragaza ko uwo muntu wowe ushobora kuba ufite ikibazo mu mutwe. Ubwo n'aba bantu badukurikiye mwira mureke dusapotingane twe kubaho nk'ibyihebe twe kubaho nk'abantu nyine banyamwigendaho dukundane one love dushyigikirane wishimire ko Nowera yatera imbere kandi nawe Nowera wishimire ko abafana baguteza imbere nawe ukabumva. Hari abastari bamara kubazamura karebwa intuko. Tereka mbasuze kandi mbaye ikaze mwebwe mukunda kandi bwakurikiye ibiganiro byo ku Murwa Live TV. Mbashimire cyane mwebwe mwakanze subscribe kandi n'abatarikanda mufata umwanya muyikande kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Nitwa Karabukimana, inyuma ya kamera turi kumwe n'uwitwa Jafeti, umukameramani mwiza kandi umukameramani ubikora kinyamwuga. Rero nkuko mubibona hano ndi kumwe n'umwari mwiza. Ndabona sinzi ukuntu akebutse gatoya. Andeba mbona hari ukuntu ashaka kunkebura buriya abafite ukuntu wenda abona ko natinze kuvuga. Hari ukuntu buriya ababimbiriramo. Yitwa Nowera ni umwe mu bakinnyi bakina sinema nyarwanda. Afite na company baryo ni company ikinisha sinema nyarwanda. Ikaze mu kiganiro. Murakoze. Tuberuka kera muri iki kiganiro hano ku Murwa Live TV. Hari abantu bari bagukumbuye umeze gute? Nanjye nayo mbakumbuye ndabasubije cyane. Ariko warabyibushye cyane natse ko abantu bari kubimbwira cyane. Warabyibushye wazanye dura kananwa areba kwita kananwa. Hano rwose urabona ko ibintu byabaye ibindi mu matama dore yaragize agafaranga karimo kuza harimo gake gake.
ya filime amarira yawe se bimeze bite? Amarira yanjye filime yitwa amarira yanjye ntabwo ari amarira yawe. Filime yitwa amarira yanjye. Filime iri kurebwa, abantu bari kwikunda. Nshimira cyane umuntu wese ureba filime akayirangiza utera komenti, turabashimiye cyane kabisa. Abantu b'abagabo. Reka nsabe Japhet kunzumingire duhereye hasi. Oya Japhet, oya Japhet ntunzumingire hasi. nzumingira bandebere ukuntu yambaye. Oya Urabyanze? ndabyanze. Ariko se no katari wowe uyoboye ikiganiro ngo biragenda bite? So ni ngombwa. Yes, none rero bigeze hehe? Turimo turabona filime yawe irimo iratrendinga. Imbaraga urimo urazikura, hari umuntu wabonye umenamo se? Oya umuntu we ntiyabura. Kuko ntabwo iriya filime nkora ntabwo nayishoboza, sibyo? Amafaranga haje abafatanyabikorwa. Hari igihe umuntu akubona akagukunda akavuga ati birumvikana iyi filime ushora ngahe ngo basi nkunganye. Nanjye nongereho kubera ko yagukunze, yamara kugukunda akagukundana n'ibyawe, agashaka kugira ngo muri ibyo yagukundanye nabyo agira anabikundisha umusanzu ashyiraho cyane. Nibyo ni ukuvuga ngo baragukunze bagukundana n'ibyawe cyane. mu kugukunda ntibasiga ibyo ufite, bagukundana n'ibyawe. Iyo ukunze umuntu kumukundana n'ibyo byose. Ni ukuvuga ngo uwo muntu wagukunze yagukundanye na filime yawe, ukundana n'abakinnyi mukinana. Nta nubwo ari umwe, hari igihe umuntu tuvuge nk'urugero sibyo ushaka kureba filime ukumva nyine ukundana n'abantu benshi. Oya ndi kukubwira hari igihe umuntu ashaka kureba filime zawe sibyo, none cyane yuko dushyiramo nimero ya telefone umuntu akaguhamagara ati Nowera kwako ngero nyinamo sibyo, mba nisanishije n'abantu bo mu cyaro. Yego buriya abantu bo mu cyaro ndanabasuje cyane, nyina n'umugore wabijiye bishya, mba niteza ibitambaro nyine nabaye nafashe bwa buzima bwo mu cyaro sibyo. Reba umugore wo mu cyaro umugabo we yatanye abana sibyo, yamara kubatana abana akabaho nabi. Mpina mfite abana 3 umugabo yantanye, noneho nkaza i Kigali nje kumushaka. Urumva nkagenda wumva umugabo wanjye aba yarambeshye ko aje mu kazi gakomeye ariko ari umuzamu ahantu. Urumva nkaza musarana kubera icyo utampa amafaranga, kumva amafaranga ahembwa ayijyanira mu bakobwa. Ibaza no baza wa muntu wo mu cyaro uri muri ubwo buzima mba nakinnye yabibonye se ni gute atankunda. Urumva baragukunda cyane cyane, ukunda gukundwa n'abahehe? Njyewe nkundwa n'abagabo bo muri Amerika. Abagabo n'abantu nyine bo muri Amerika bo yehe, n'abadiaspora cyane aba. Njyewe nkundwa n'abantu b'ingeri, waba uri mu cyaro waba uri i Kigali waba aho uri hose aragukunduka. Uramwemera ugukunze wese? Ukundwa se umugisha. Wenda byumva ko ari umugisha, rega nenda byumva. Nuvuga ngo wowe umuntu wese ugukunze uramuha urukundo. Urukundo ndi kuvuga rutandukanye n'urwo uri kuvuga. Oya njye ndi kuvuga rwa rukundo aryo umuntu akunda ibikorwa byawe wenda we nagukunda sibyo. Bati uyu mukobwa wirwanyeho sibyo, ubasha gukora ibintu by'abagabo ni gute namushyigikira sibyo. Akaba yamamagara akambwira ati se urabura iki? Ubwo se wakanga umuntu ugushyigikira? Oya ntabwo wakwanga umuntu ugushyigikira, ahubwo turebe ngo uyu munsi wa none abantu bagukunda nyuma yaho utangiye kujya ukorera ibiganiro, urumva ngo hari abantu bagiye bagusaba ruswa y'igitsina, urabima urakibima cyangwa se urabakatira. Uyu munsi nyuma y'uko utangiye kujya ukora ibiganiro abantu barimo baragukunda, urabona noneho murimo muravahe murajyahe? Urizeza iki abantu bakunda ifilime amarira yawe? Iyi filime ni nziza kandi ifite message sibyo. Ikintu nabizeza cyane amarira yitwa amarira yanjye. Ni filime irimo ingeri zose sibyo, twagiye dufata ku buzima tubayemo muri society sibyo. Uramutse uyirebye guhera kuri episode ya mbere ukageze aho turi, hari isomo wakuramo. Kandi none se reka nkubwire nk'urugero, harimo nk'umuryango sibyo, umugore yazanye murumuna we iwe mu rugo sibyo. Murumuna we niwe uri gusenya urugo rwiwe ashaka wa mugabo wa mukuru we.
ufite ikintu ni message ikomeye ni ukuvuga murumuna we tubwira abantu bafite barumuna babo babirinda murumuna wawe araza akagusenyera muri iyo filime rero muri iyo filime niho twerekana ukuntu ushobora kuzana murumuna wawe wowe mu rugo akaba yanashaka kukuroga kugira ngo asigare mu rugo rwawe. Viewership rero nyuma yo utangiye kujya mu nyamakuru ihagaze gute y'abantu bagukurikirana? Niba wenda mwararebwaga n'abantu 10,000 bariyongereye cyane cyane rwose, ariko namwe mujye mudupiningira ariko sibyo tubwe nk'umuntu uri kureba kino kiganiro agende hasi arebe filime ndi gukora sibyo rata munshyigikire. Noneho ikindi abafana banyu bandike muri comment, tuvuge nk'urugero siko murwa yandika ati navuye ku murwa akane na like. Ibyo bagomba kubikora nkaho tujya tuzanagutumira kuri Ndasiganwa TV, televiziyo yitwa Ndasiganwa TV sibyo. Ikindi wenda nashaka kubaza jewe ndashaka kukujyana mu binyamakuru bitandukanye ariko atari byo gukoresha nabandi banyamakuru bazakoresha ariko turi kumwe mu kiganiro kunjyana urugero niba tugiye kuri MIE, niba tugiye kuri 3D TV, niba tugiye hehe mufite filime nshyashya hari filime hari project ngiye gutegura umvi amarira yanjye dushaka kwirangira tugategura iyindi wenda iyo ngiyo ahubwo umva cyane ahubwo urakoze bakanumbwira nibwo ngatekerejeho tuzatujyana ndi tayari. Ryari ufite umwanya ryari? Wanteguje ntabwo nabura umwanya wowe mvuze ngo nzaguteguza nshobora kukubeshya kongeye gahunda zanjye abari za fast n'ubu nshobora guhita nkubwira nti tuve hano tukajya ahantu wenda yagwakorera n'urugero kuko ari Buganda cyangwa tukajya ahantu 3D TV ikorera anytime rero nzaguhamagara yenda bikwemereye turi imbere y'abantu. Urakoze cyane. Nzaguhamagara tujyane abantu mushaka kuza wenda kuzafasha Nowera mukamwishyura ama transport kuko urumva ntago namutumira mu kinyamakuru tujyanye muri frame ari ikiganiro cyanjye mujye no kumwishyura amatike araza gutanga nimero neza kuzabinanegera uraza gutanga nimero abafana barajya bakwishyura ama transport sibyo? Urakoze cyane urakoze. Ni byiza cyane rero none rero ariko reka nkubaza akantu gato Nowera filime ukina niyihe role wigeze ukina ikagushokinga cyangwa se ikaba affected kuri wowe ukavuga uti bino bintu nkennye wagira ngo ni ngewe wanyawe ukaba wanarira n'iki? Niyihe role wigeze ukina ukavuga uti role kuki ubundi kukina kimyi role ku buryo wirirwa umunsi wose kuri set wabaye bored? Njyewe hari role nigeze ntabwo nakinye muri filime nayikoze muri Ati Rwanda ariko uburyo nayitekerejemo nyuma kuko yatumye ntsinda sibyo ariko iri muri role ngiye nyine nibaje uburyo nabikozemo nibaza ahantu bikuye urumva umuntu uzi acting sibyo role yose yayishobora sibyo. Nisanishije tuvuge umwana w'umukobwa atwite iwabo baramwirukanye ntahafite ajya inda animvutse ubwo buzima nibwo nakinwe nkumva binkoze ku mutima kuko natekerezaga kuri noneho nge nahitaga numva ndi muri wa mwanya w'umwana w'umukobwa ufite inda yenda kubyara iwabo bamwirukanye ntafite ahajya nta epfo nta ruguru. Iyo role niyo nakinnye nkumva nkagira ngo bimbayeho ahubwo. Wakinnye utaratwita se? Watwise nyuma? Ariko karawe natwise nyuma. Nowe kuba udashaka gutanga amakuru yawe nese amakuru yawe ayahe makuru? Ejo bundi naje kugusura iwanyu Kinyinya harya ni Kinyinya ni Kacyiru I don't know ni Kacyiru ngire ngo nza Kacyiru ndaguhamagara urankatira kuki wankatira? Nese kareka nkubaze sibyo umuntu yagwamagara umufana wawe yego wamamagara ngo aka kanya nsanga Kimironko ukahita ugenda bitewe n'uwo muntu nyine urabanza ukabiha umwanya sibyo uvuga ati nkusange hehe Kimironko nta kibazo sibyo reka ndeye ko bikunda
ntabwo ku kanya umuntu aguhamagara ngo ngwire uhite ugenda uba ufite icyo ufite akazi kenshi oya nawe uba ufite ibintu byo kwitaho ariko ku buryo utabonera umwanya umufana nyine umufana se njye ndi umufana w'imena nyine umufana uko agushatse niko agomba kukubona agomba kukubona niyo yaba ari umukire nanabwira abana b'abakobwa bajye bihagararaho bihagarareho biha agaciro buri uko umuntu agushatse ntabwo ariko akubona niyo umuntu akubwiye ngo nsanga Kimironko uhita ugenda wiruka mwaho nta yindi gahunda wari ufite urabashutse ujya reka nkubwire ukuntu bashutse kubabwiza ukuri reka nkubwire ukuntu bashutse kera hari umukecuru wigeze kugera hariya muri gare Nyabugogo ariko ngo abantu be bari bamubwiye bati wa mukecuru we hariya Nyabugogo barambura nugera muri gare wihagarare umukecuru agira gutya agire ku kuguru kukundi yihagararaho nyine bakamubaza umukecuru ugiye akomeza agire ku kuguru kukundi saa moya ziragera z'ijoro saa 2 saa 3 saa 4 bakomeza kumubaza nyine yakomeza kwihagararaho bigeze mu masaha akuze cyane baramubaza ati ariko se mukecuru ugiye ngo rega ngo abana banjye bambwiye ngo nibagira umbaza ngo nihagarareho ati rero wa mukecuru we bagushutse none nawe utangiye kwihagarara nka mukecuru oya buriya kwihagararaho ntabwo bivuze ngo kwihagararaho nshatse kuvuga wabyumvise hari igihe abakobwa urabizi ko umwe atukisha bose sibyo ugasanga hari ikintu umukobwa akoze abantu bose babifashe nk'aho abakobwa bose ari kimwe sibyo kandi nyamara atari ko bimeze njyewe nawe mfite uko nteye mfite ibyo nkunda mfite amahame ngenderaho iyo witwaye neza rero nta kidashoboka ariko nawe reka mbanze nkubaze akabazo gatoya ubundi uvukana n'abana bangahe njyewe wacu turi batatu muri batatu ndi uwa kabiri mu rugo iwanyu wari uri muntu ki mu rugo mu bana b'iwanyu njyewe okay nk'umuntu nzi abitubwire muri comment sibyo njyewe ni umuntu ugira gahunda iwanyu ntabwo bakunda kukubita ahubwo ngenda mu rugo ndayobora mba ndi umuyobozi kuko mama yanyise ngo ndi porokirere ubu twitiranye na porokirere kabisa ibaze aho umubyeyi akwita porokirere njyewe ngira gahunda kandi urumva iyo niyemeje ikintu ndagikora ndumva ndi gutya ku murongo byiza cyane icyo twifuriza iriya televiziyo iriya filime inyuraho y'amarira yanjye ni iyawe icyo kibazo ko gikomeye tukibore kuko ushobora kuvuga ngo ni iyanjye ari nk'umuntu twituraniye muri karitsiye anzi nirira ibishyimbo akabona cano imeze neza akavuga ati nobera afite amafaranga impamvu mbikubajije hari nk'umukire ushobora kureba akavuga ati uyu mukobwa ndifuza kumushoramo ibiceri uyu muntu ugasanga wenda agiye gushora muri filime itari iyawe oya urumva ntabwo se umuntu aherayo akana ko atari iyanjye oya ni nk'iyawe wenda mu buryo ukora ushobora kuba ari wowe uyandikira uwandika oya byose urumva njyewe ukuntu nkora filime sibyo nkawe uri umwanditsi ugendera ku bitekerezo byanjye ntabwo nakuzana ngo nkoreye filime uze ukora ibyawe urabanza ukanyumva ukumva icyo nshaka umurongo mbishakamo ugakomeza umurongo nyine ndiho ubwo se wumva uwo muntu aba atari bose aba ari bose byiza cyane mu muteza imbere Nowela bame n'akazi ahubwo umva ni ukuri Nowela mu muhakazi mbakorera amafilime meza mbakorera amakomedi meza wabasha gukina akakomedi uri indaya uri indaya gute ku buryo nyine ukina umuntu akugura akubwira ati amafaranga ni nkangahe kwambara akajipo ka oya ukangubwira nkabira twakinaga kwa Regis hari amarore ngiye ntakora sibyo rore nakina uyu munsi ukamereza 20,000 sibyo ariko ikanyicira ejo hazaza ngira ngo ntihari ababikiniraga ubundi oya nyine ngiye ku giti cyane nka Nowela sibyo ubuse Mikiko yabikinnye byamwicira ejo hazaza oya ngiye ni kukubwira ngiye Nowela sibyo hari rero nshaka gukina mu myaka 5 ikamfungira inzira sibyo ngiye rero mfite amahame ngenderaho niyo mpamvu nahisemo gukora ibyanjye none iyo ugiye gukina mu bintu by'abandi barakubwira kora ibi sibyo ariko iyo ukora ibyawe ukora nyine ibiri ku murongo ushaka so ni byiza nishimye kukwakira kuri televiziyo
Musakara nawe ndagushimira cyane sibyo nyine nago wirengagiza nk'abandi sibyo hano hanze hari abantu benshi nyine bafite imyumvire igiye itandukanye sibyo akumva ko gusapotinga umuntu ni ngombe baryamane cyangwa se ruswa sibyo ariko wowe usapotinga umuntu uramufasha mu buryo ushoboye sibyo njye ningafata kara nintera imbere cyane nzagushima njyewe cyo ngiye kubwira ndi imbere y'abanyarwanda n'abandi bantu badukurikiye ngiye kugufasha so nta mafaranga nzaguha ariko icyo ngiye kugufasha ni ukwamamaza ibikorwa byawe kandi ngiye kubikora n'umutima ukunze byinshi nzabikora for you ku bwawe ubwo rero ndumva tutafata umwanya munini wo kwizima mu magambo ni iki rero ubwira abadukurikiye icyo wabasaba abantu bakundira filime yawe urabizeza iki icyo uri buhinduremo cyangwa se niba uri buyikomeze kuriya I don't know gira icyo babwira filime igiye guhinduka sibyo urumva yari nziza pe noneho igiye kuba nziza cyane sibyo ikindi nabwira abantu bakomeze banshyigikire sibyo nk'uko babikoze ntabwo nzabatenguha pe urumva njye intego mfite intego nyine mfite intego mfite ejo hazaza mfite aho nifuza kugera rero udafite abantu ntacyo wageraho sibyo nkeneye inama zanyu buriya umuntu akugira inama aruta wa muntu urwaye amafaranga sibyo kambwira se nkora iki nce hehe nabigenza gutya izo nama ndazikeneye nanjye nintera imbere ntabwo nzi abakoze isoni icyo nakwifuriza ni kugira amahirwe njye nkunda kubwira abantu ijambo rikomeye benshi batabasha gutekereza iyi si nyine turiho nka passage turayinyuraho buri muntu abaho rimwe imyaka umaze ubwo urasatira igihe cyo kuvaho uri kumva ntabwo tuzi igihe tuzavira ku isi ariko icyo ngira ngo mbwire n'abantu ayo mafaranga ufite ibyo wagezeho fatanya n'abandi kugira ngo nabo bagire icyo bageraho nukora nk'umuntu utazapfa icyo gihe bizaba bigaragaza ko uwo muntu wowe ushobora kuba ufite ikibazo mu mutwe ubwo n'aba bantu badukurikiye muhira mureke dusapotingane twe kubaho nk'ibyihebe twe kubaho nk'abantu nyine banyamwigendaho dukundane one love dushyigikirane wishimire ko Nowela yatera imbere kandi nawe Nowela wishimire ko abafana baguteza imbere nawe ukabumva hari abasitari bamara kubazamura akarega intugu ariko ni ukuvuga ngo wowe ibintu urimo urambwira nakomeje kugenda mbyumva ariko ndagira ngo nkubwize kuri ibyo tube tubivuyeho ibindi by'ibiganiro ku ruhande tube dushyize ku ruhande njye nakomeje kwitegereza mbona uratemba itoto umukobwa mwiza warabyibushye uzana amata imbabarira ariko wambabarira guhagurukaho gato mbabarira uhaguruke mbanze ndeba ni mbabarira oya turn around haguruka gato sit down uraza kumbona hajye bavu stand up urambona stand up one more time hagurukaho gato mbabarira sheri umva nkubwire icyo rambanza nkubwire kambaze reka nkubwire jewe ndi buhaguruke sibyo ndahaguruka pe urahaguruka akapanda kakanya ufite nyashi meze neza utunwa twiza usibye nuko nakoresheje ibiganiro ndumva ikintu cyabaho twakwibera inshuti kabisa inshuti tugakundana ibintu bigakomera ukareka ibindi by'abari abasore bose baza bakubwira ngo nzagutunga ngo nzakurwaza ngo warwaye ngo nzaguhanga amata ngo we ibyo ni ibiki genda shaka twikundanire ureke ziranyatsi z'abasore nshaka kunkunda genda shaka kugukunda ndashaka kugukunda nkagukundwa akazi basi babara nkwebizo umunwa ku munwa nkwebizo umunwa ku munwa sheri mbabarira nkwe akabizo basi umunwa ku munwa yego man basi reka nkaguye kwitama umva aho buri kuntera n'isoni pe waretse oya urumva genda guprofise nkuprofite hano mu kiganiro ngaho byumva uramprofise gute so profite narakubuze nagutumye ngira ngo nkubone monami uramprofite ushaka kumprofite iyo ni ruswa ariko uri icyo ushaka ruswa wowe oya nagari ruswa yo ntabwo njya ruswa kabisa urumva se ibintu urumva uzi si impamvu urumva wowe wanumiye ariko ushaka kumfatirana oya ntabwo ariko se meze nka wa muntu kangoye nk'urugero we nusanzwe unkunda se nyine kangoye nk'urugero hagiye nk'umuntu aguha nk'ikintu sibyo
tuvuge nk'ikintu runaka ari nk'umugabo sibyo ariko agashaka ko guha icyo kintu ahita guprofitira muri uwo mwanya. Ntabwo wari njyewe nkukunda bya nyabyo ukunda byuzuye. I love you forever. Njye ndagukeneye kugira ngo twikundane. Basi mbabari uhagurukeho gatoya. Basi ushekingeho gatoya. Yego mana yawe. Uzengure nako utanirandingeho gato. Ibintu buri kuvuga njye ntabwo nabikora. Mbabari ubikore basi. Basi uhagurukaho gato basi. Ndahaguruka mu kanya. Oya gato guhagurukaho gato gusa. Guhagurukaho gato. Ntumbwire ngo ntabwo nkora kuri nyashi humura ntabwo ndi bugire. Ndahaguruka gusa byonyine sibyo mbwira. Wowe ntabwo ndi bugire gutya basi. Iki? Sikunde buri murarakara. Kuri murarakara. Ndimo ndarakara. Ngahaguruka basi ho gato de. Ndahaguruka byonyine. Haguruka twere ahaguruka n'abafana. Ye baba babara nkwebiza. Babara nkwebiza ku kabuno basi. Kukabuno? Nako. Oya babarira nkwebizo wenda. Ndahagarara sibyo? Nje mbabarira. Nkwebizo agana ye basi. Ku matayi. Agukira mwana nk'uyu nguyu urabona we wabishobora. Ko kibanga ukomeza we genda wenda kuzira umuteka mitwe nago wowe uri n'umunyamakuru turumvikana. Nago umunyamakuru. Kano karasaze ubundi ukarakubaza iki? Shusho kamwerekera. Kise gituruse he? Kwereka ukuntu akundwa kaza. Mu byubahiro. Naza abantu mwese muri Oya humura reka nkwereke. Jewe ntago kisi cyakweretse mwana. Buretse. Bra wamwimukira mwana tudaserera. Harabu byihoreye. Ndakuzi wewe. Sema rusigaye akundana n'abatinganyi. Zeka mbabwire ibintu byanyu. Ndetse suri umunyamakuru wanumiye arazamura mu kiganiro ngewe ari kiramuzi ntabwo umunyamakuru. Siko bimeze. Noneho uyu nguyu mu buzima busanzwe ducuruzanya injugu uyu nguyu. Turumvikana nuko gusa we yanze gutera imbere wenda ngiye yagize ishyani muteranaho imbere haguruka nkwereke ngewe akanujye gukorera ntago ni gukora ahubwo niba ari uko abanyamakuru mukora reka nkubwire ihoreye ariko wimukoraho byihoreye nawe mfa Kayusi we warananiranye reba ibintu wambaye wagira ngo ni iby'intuza n'iby'imbwebwe ya umva we buretse gato waretse nkavuga Kayusi va aho ngaho wanjye wayatoza abakintu uyu mukobwa we gendera mu bisaha wanumiye ngo nze mu kiganiro muri kuzana kozagara murimo nose ikibazo kiri Kayusi Kayusi wanjye we afite ino cyajya ngo ninja ni ukuvuga ngo urabaza iki hano urabaza iki kuri uyu mukobwa nakuzaniye impano uyu mukobwa murakorana mwe ndakora ikiganiro nk'umunyamakuru uretse banza nyumve ahubwo wewe sibyo reba ibintu ukishije ku mazuru ntabwo ngiye nkunda ibintu nk'ibi nabyumvaga ahantu nge narindi shirika nkwereke uretse ngiye yanumenze mu kiganiro sibyo I love you so much kugira ngo nabikubwire noneho kugira ngo nabyumve neza nakwiriteyeho uyu munsi aka gasuzuguro ngiye ntabwo ngakunda n'undi munsi ngiye nusajye kuntumira ngo yakwisikoroze ngiye mbabarira akiri ino meta umuntu ushaka guterera impeta uyu mukobwa ushaka kumuterera ivi bamvuye mu maso wakintu kumbaza iki nese ibyo bintu bishyizeho ni ucuruza injugu se urabona wamumari kuyu nguyu mbabwire umva yina mbabwire wenda ngiye ntabwo nkunda ibintu by'abatubuzi urumva shirika nkubwire uzongera kumamagara na nimero yanjye abasore barabakera ese ubwo urumva uyu mukobwa urabona yakwemera umeze gutyo ariko bite byawe ndibona ndi gikoko se nese kunyiciye ikiganiro mani wakintu by'ibiganiro bikumbaza nibi nese kuri muranyiciye ikiganiro nese nkubwire cyakese cyarasaze ko uyu mukobwa tutaziranye se nese niba muziranye waretse nkikomereza ikiganiro umva rata nikomeza ikiganiro none ikintu nagira ngo nkubaze ugitangira gukundana bwa mbere umva mani muri ibyo umva rata mukobwa nagira ngo nkubaze mugitangira umuntu wa mbere wakwambuye ubusugi ndagira ngo nkubaze umuntu wa mbere wakwambuye ubusugi wamvire mu kiganiro wambwebwe vira mu kiganiro Kayusi nindamuka amaguru tirakamera ndayimena wabuze ni wanyu uri kuza undataha iyo nzobe rega nje ntago ngewe ndi umuzungu wa Semani uyu mutipe yavira genda wakinwe byihorere nje uyu nguyu uyu mukobwa se muziranye he uburenganzira gute uburenganzira utambona gutya mwana ngo uri kunsebya ngo sige ngo nkunda abakobwa nese ahubwo nageze mbanga ngewe iyi mpeta ubaze amafaranga igura iyi mpeta igura amadolari 200 aya amadolari 200 siko yemeze twubahanire karabo ku buryo waza unyicira ikiganiro muvangamo gutya hano ahubwo ugende kandi ngewe ibi bikoresho ari ibyanjye aha genda
kubita wangegera we genda we wafata akaguru bakintu niko hanga wakintu Mbabare reka nkubwire basi mu mama horo ngewe Nese mani ni wowe uzanye umukobwa kandi niwe nako niwe za iki gitinganya umubwiye niba uri umunyamakuru niba uri umutubuzi uyu mukobwa nindi umuzanya hanga niko uyu ni umukobwa reka uyu ni umukobwa uyu ni umukobwa ari nkabase niyagira umuntu nkabase ingegera ira kamera ndayimena watetse imitwe hanga ha urimo kumubesha uyu mukobwa niko uyu ni umukobwa mugenzi wawe mani uyu bamutobora inyuma mu kabuno uyu bamutobora inyuma mu gahumetse akubundi wabuze uyu nguyu bari yego ushobora kubuzi ko atankunda ariko ndabizi neza ko ngewe afite ku mutima none se ikibazo mfite nuko wendi yimetanze kuyambara ikibazo mfite reka nkubwire sho wowe yaguhamaka kugira ngo umunyamakuru sibyo jewe ukuntu byagenze sibyo je yaramamagaye sibyo arambwira ati wazamaye ikiganiro kuri no channel ndazi ariko tugezemo hagati nawe tugezemo hagati sibyo tugezemo hagati genda bibaze Scovia tugezemo hagati genda bibaze Mutesi Scovia ni wimbikiye Scovia ni wimbikiye wangegera ariko urwanara musenzi hakabatinganye mwana reka nkubwire ndashyira mikoro hasi nkukubite ku buryo n'undi muntu musangiye gutoborana inyuma zako ako uyu munsi mwumva kamabwira ikora amasugira iki wako gatuza kameze nk'ak'inkoko oya nunkoreho man nunkoreho bimukora wa musenzi man mwatse kumbangamira ariko wese ugeze umusoma uramusomye se man njere kambabwira kamera man ngendagiye kandi kiragusomye reka nkubwire reka nkubwire niba aragusomye nkoza hizo ntoki agasore kanuki bibazo aragusomye nimba gusomye reka nkubwire urumva bababwiye mwahetse nk'igendera nkubwire kayusi twigendera umva nkubwire nereza wa mukobwa we garuka hano wa mukobwa we arimo aragushaka gutingira inyuma aho ngaho uratinga ugatungiwe icyoga ngwino hano nkubwire wa mukobwa ngwino hano nkubwire dekura nawe hako saba bakuye umuko se abatinganye nabo basigaye bakunda na unshenche konzi ko abatinganye bakunda inyuma muri butu byagenze bite nuko baramujyanye ubwo nuko uriya mukobwa yibagirwe nkuko wibagiwe ibere rya nyoko umusize he namujyanye tugiye gutega utuvugana ninongera kukubona uri kumuza ukabona hari yakurugi wabo nzagukerera kano gatuki kawe nzagaca nzakavuna mukubira umva wakintu iki kintu inde wakinteje kwa Gines pepu kwa Gines pepu ndagutsinze mwana ikundinde rero reka tubashimire ndabona ibintu byakomeye aba bantu banzanye ibintu byinshi cyane reka rero mbabwire ngo Imana ibarinde ngiye gusigara nkurikirana kira gisambo ni Kayusi baramuteye inkunga arangananirana none agiye ariko ngiye kumutesha uriya mukobwa muri ya filime ngo amarira yanjye ngiye kumumutesha kuko ntago ari bumunjyane nako ntago ari bumukore n'ibindi bintu ngiye ntari bwemere kuko uriya mukobwa namubonye afite nyasha afite ukuntu afite rugomboroso hano afite ikintu bita wezale ntago biri bubize kora so Imana ibarinde rero jobless turi kumwe see you next time.